Bavandimwe inshuti mudukurikiye ku muyoboro wa YouTube channel yitwa Paruwasi Saint Joseph Gahanga, tugiye kubagezaho ubutumwa bwa Papa Leo wa 14, icyicaro gikuru cya Kiliziya ku isi. Ubutumwa bwa Nyirubutungane Papa Leo wa 14 bwo ku munsi mpuzamahanga wa ba sogokuru na ba nyogokuru n'abageze mu zabukuru, wizihizwa ku nshuro ya gatandatu tariki ya 26 Nyakanga 2026. Ubutumwa bufite insanganyamatsiko igira iti sinzigera nkwibagirwa. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 46 umurongo wa 15. Bavandimwe nkunda, Uhoraho yavugishije umuhanuzi Izayi ko atazigera yibagirwa n'umwe muri twe. Atwizeza ko ishusho ya buri wese imuhora imbere. Reba igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 16, kandi ko urukundo rwe rusumba urw'umubyeyi agirira umwana we. Reba igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 15. Umuhanuzi aduha urubuga rwo gukurikirana ikiganiro, aho Imana ibwira buri wese ndetse ikabwira n'umuryango wose ikoresheje akajambo wowe. No muri iki gihe dushobora gusoma aya magambo nk'uko yandikiwe buri wese muri twe, kandi buri wese ashobora kumva ko ubu butumwa sinzigera nkwibagirwa bumugenewe. Aya ni amagambo aturemamo ihumure n'amizero. Ni igisubizo ku bibazo biremerera umutima kandi biteye ubwoba dukunze kwibaza, aho tuvuga tuti Uhoraho yarantereranye, Nyagasani yaranyibagiwe. Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 14. Akenshi mu byanditswe bitagatifu, by'umwihariko muri Zaburi, isengesho rituruka ku mage umuntu aba arimo, akumva ko akababaro ke ntawe gashishikaje, ndetse ko ntawe utwitayeho. Intimba umuntu yiyumvamo ikuruwe no gutekereza ko yaba yaribagiranye, abantu benshi barayisangiye, cyane cyane abageze mu zabukuru. Urukundo rw'Imana rutagira uwo ruheza rwigaragaza nk'igikorwa cy'ubutabera ndetse n'igisubizo ku muntu ubaho ameze nk'intamenyekana, bikarangira abuze icyerekezo. Igitambaro gisa nk'igitwikiriye ubuzima bw'abantu benshi bageze mu zabukuru, gihanagura ibiranga isura yabo, bikarangira bibabereye impamvu yo kwibagirana. Ni nabyo biba mu ngo ziganjemo ubwigunge no mu bigo byita ku barwayi, aho usanga ubwigunge bwa buri murwayi buhuzwa no kumenya nimero y'igitanda cye cyangwa nimero yo kwivurizaho. Kwizihiza umunsi mukuru wa ba sogokuru, ba nyogokuru n'abageze mu zabukuru ni umwanya wo kwibukiranya ko Kiliziya ihamagariwe kuba umubyeyi wa bose, ndetse no mu bigero bitandukanye by'imyaka, kugira ngo abantu biyumvemo ko ari abana b'Imana. Ndasaba ko uyu munsi ugarura imbaraga mu bantu bose, by'umwihariko mu rubyiruko, zo gusura abageze mu zabukuru bo mu muryango ndetse n'abatagira ababasura.
Binyuze muri ubu butumwa ndetse no mu bwitange bwanyu, nimubagaragarize ko mubari hafi kandi ko Papa abakunda. Mukore ibishoboka byose kugira ngo amagambo y'umuhanuzi "Sinzigera nkwibagirwa" abe ikimenyetso cyo kubagaragariza ubwuzu n'urukundo. Mu gihe isi ya none irangwa no kwihutisha byose no kutarangiza neza ibyatangiye, umubiri w'umuntu uhora ukeneye kuvurwa no kwitabwaho n'ibiganza byuje ubwuzu, umutima mwiza n'amagambo meza. Ikoranabuhanga rigezweho rifasha abantu kuvugana no kungurana ibitekerezo, bigafatwa nk'aho basuranye, nyamara umutima w'umuntu ugumana inyota ndasimburwa yo guhura imbonankubone n'uwukeneye. Reba urwandiko Magnificat Humanitas nimero 239. Kiliziya izirikana ububabare bw'abana bayo bageze mu zabukuru. Kiliziya izi ko bavugwaho byinshi ndetse bakanafatwa nk'umutwaro. Izi neza ko ubukungu bushingiye ku nyungu bugabanya umubano w'imiryango. Izi ko abantu benshi bageze mu zabukuru batereranywe n'abana babo, bagahatirwa kwimuka cyangwa rimwe na rimwe bakajya ku rugamba. Kubera imwe muri izo mpamvu, yishimira kwamamaza isezerano rya Nyagasani "Sinzigera nkwibagirwa". Ni ibyishimo mu myaka iyo ari yo yose, ariko cyane cyane iyo umuntu atakiri muto, gutahura nk'uko umuhire Yohani Pawulo wa mbere yabivuze ko turi abagenerwa rukundo ruzira igitotsi rw'Imana. Turabizi, buri gihe aduhozaho ijisho ndetse n'igihe tuba tumeze nk'abari mu mwijima w'icuraburindi. Ni Data ndetse birenze ni Mama. Reba Angelus yo ku wa 10 Nzeri 1973. Nubwo bidahita byumvikana, ikiri ukuri ni uko no mu zabukuru tutigera duhwema kuba abana. Niyo mpamvu ubutumire bwo kugaruka mu biganza by'Imana, yo ifite urukundo rwa Data ikagira n'urwa Mama, buhorana agaciro. Kuri benshi ubwuzu bw'Imana bwigaragaza mu buzima bwose, rimwe na rimwe ndetse no mu bihe bya nyuma byo kuba kuri iyi si. Mu by'ukuri bitandukanye no mu bihe byashize, bikunze kubaho ko umuntu yasaza ataragira ukwemera. Muri icyo gihe, ubukure bufatiye ku bibazo umuntu yibaza muri icyo gihe, bwashobora kutubera umwanya uboneye wo gutangira cyangwa gusubukura ubuzima bwa roho. Muri iyi nzira nshya, umuntu ashobora kumenya ko Imana, nk'uko Mutagatifu Agusitini abivuga, ari umubyeyi kuko ifubika, kuko igabura, kuko yonsa, kuko irinda abayo. Gusubiza ubwenge ku gihe nibyo bifasha kutagira ipfunwe kubera intege nke zigaragara, ndetse no kumva ko twese buri gihe dukeneranye kandi ko twese dukeneye kwitabwaho no kuvurwa. Dushobora kuganira n'Imana mu isengesho ryuje ukwizera, kubera ko Imana yatwiyegereje bigatuma tumenya ubuntu bwayo. Nta na rimwe umuntu yavuga ko yakererewe mu kuganira nayo. Iyo ishobora
Iyi ishobora kuba impano ikomeye kuri buri wese. Nshuti bavandimwe mugeze mu zabukuru, Papa Francisco yaravugaga nk'aho muri umuryango mushya, kubera ko nta kindi gihe mu mateka ya muntu twigeze tugira umubare munini w'abakuze kuri uru rugero. Ni ngombwa rero kuruta ikindi gihe cyose kungurana ibitekerezo namwe mu muryango mushya, uko twakwitwara mu muhamagaro wacu mu gihe cy'intege nke zimwe tugendana kuva ku munsi w'amavuko, mu gihe noneho zizaba zifite ijambo rikomeye kuri twe. Nimureke mbabwire, ntimukagire ubwoba bwo kuba abanyantege nke. Izi ntege nke zifitemo ubundi bubasha bwo kumurikira ibindi byiciro by'ubuzima. Iyo umuntu yashoboye kubyumva kandi akiyakira, intege nke zifungurira umutima gufashanya n'abandi ndetse no gutakambira ushobora gutanga ibirenze ubushobozi bwa muntu. Ubwiyunge bw'imitima n'amahoro y'ukuri. Mu by'ukuri, umugabo n'umugore bashobora kongera kuvuka mu gihe cy'izabukuru. Reba Evanjiri ya Yohani, umutwe wa 3, umurongo wa 4 kugera kwa 6. Ndetse amagambo y'umuhanuzi Izayi bakayagira ayabo. Muzakizwa nuko mungarukiye kandi mugacisha make. Muzaterwa imbaraga nuko mutuje kandi mukanyizera. Imbaraga nke zishobora guhinduka impamvu yo kutirukira mu guharanira ibyubahiro n'ububasha kugira ngo umubano ushoboke. Ahubwo igikenewe ni ubwiyunge n'amahoro arambye. Muri iki gihe cyaranzwe cyane n'intambara n'urugomo, abantu benshi bibaza uko isi bazaraga abuzukuru babo izaba imeze. Ndabasaba bavandimwe nkunda kwifatanya nanjye, dusenge dukomeje kugira ngo amagambo asakare mu isi hose bidatinze. Mu by'ukuri, umugabo n'umugore bashobora kongera kuvuka mu gihe cy'izabukuru. Reba Ivanjiri ya Yohana, umutwe wa 3, umurongo wa 4 kugera kwa 6. Ndetse amagambo y'umuhanuzi Izayi bakayagira ayabo. Muzakizwa nuko mungarukiye kandi mugacisha make. Muzaterwa imbaraga nuko mutuje kandi mukanyizera. Imbaraga nke zishobora guhinduka impamvu yo kutirukira mu guharanira ibyubahiro n'ububasha kugira ngo umubano ushoboke. Ahubwo igikenewe ni ubwiyunge n'amahoro arambye. Muri iki gihe cyaranzwe cyane n'intambara n'urugomo, abantu benshi bibaza uko isi bazaraga abuzukuru babo izaba imeze. Ndabasaba bavandimwe nkunda kwifatanya nanjye, dusenge dukomeje kugira ngo amahoro asakare mu isi hose bidatinze. Nshuti bavandimwe mugeze mu zabukuru, ndabashimira ko mumfasha buri munsi munsabira, cyane cyane iyo muvuga rozari. Nanjye mbasabira n'umutima wanjye wose, ndetse dore icyo mbifuriza. Nyagasani abahe kwivugurura buri munsi mu kwemera, ukwizera n'urukundo, we utigera atwibagirwa bibaho. Bikorewe Vatikani kuwa 15 Kamena 2026, Papa Leo wa 14. Byahinduwe mu Kinyarwanda n'ubunyamabanga bw'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Ubagejejeho ubu butumwa ni Padiri Gonzalve Niyonsenga,
akaba umupadiri wa Arikidiyoseze ya Kigali ukorera ubutumwa muri Paruwasi Gatolika ya Gahanga yisunze Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi. Nimurambe.